ngo ihamagaye abandi kubera ko mwavuye mu mwanya wayo, mwavuye mu mwanya yabashyizemo, ngo ihamagaye abandi kandi mutazi, ngo baje kuvuga ibyo mwebwe mutavuze, baje iteka ahamagaye mugiye gukora amasengesho y'iminsi 2. Munyumve neza, ngo mwaravuze ngo yanyuze mu Rwanda, ariko namwe irajije kunyura muri icyo gihugu. Uko yanyuze mu Rwanda namwe niko ije kuhanyura. Uko kandi igiye kugikorera abarundi bose bari hanze, icyo kintu ugiye kukibakorera kuko irashaka kubahuriza hamwe. Bamwe mugiye gufungwa, abandi mugiye kubibica muke. Mana nyaguhora ku ngoma, uri Imana nziza kandi uri Imana ikora buri kimwe cyose, uri Imana yaturemye mu ishusho ryayo, irangije iranatwimenyesha tubwira ngo ndi Imana, ngo nitwa ndiho kandi nzahoraho iteka ryose. Natwe rero turabizi ko uzahoraho iteka ryose, kandi uri Imana yatubwiye ngo uri umushumba uturagiye, ndetse ngo umukamenya n'intama zawe, hanyuma ngo izo ntama urazizi, ngo uzizi no mu mazina, ngo niyo uhamagaye buri imwe iritaba ikitaba mu izina ryayo. Amen. Ubwo tuzi rero nyaguhora ku ngoma, unatwemere tunakwinginge ururu kubane natwe, ariko numara kubana natwe hanyuma utambuke nk'uko watambukaga, utambuke mu butware bwawe, utambuke mu bushobozi bwawe, hanyuma ugende ugere ku isi hose utanga amahoro. Hanyuma numara kuduha amahoro, hari n'abarwayi nabo utambuka ubagereho ubakize, kuko barwaye indwara zitandukanye, harwaye z'ibyorezo, hari izo twamenyereye, umubiri wamenyereye twazigize izacu nyine, hari n'izindi tutazi ziba mu mubiri wacu, izo nazo utambuka uzikoreho mu izina rya Yesu. Hanyuma niba ubikoze rero unatwemereye tugire icyo tuvugira imbere yawe aka kanya, kandi turakwemereye, tugiye kukubera igikoresho, nawe niwivugire mu izina rya Yesu. Amen. Karibu rero umukozi w'Imana. Yego, reka mbanze mbasuhuze mwebwe mukurikiye Umuremyi TV, mwebwe mukurikiye Ishimwe ry'Imana, mbabwire ngo ndabakunda. Abarundi nanjye ndababwiye ngo ndabagumbiriye rata. Abanyarwanda ngize gute? Ndabahobeye. Amen. 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 Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nikomeze bishimira. Hanyuma ndabanza nsuhuze abarundi, nimaze kuvuga ngo ndabagumbiriye, abanyarwanda ngo ndabahobeye, nsuhuze n'abantu bari muri Tanzania, nsuhuze abari i Bugande, nsuhuze n'abari muri Congo. Hanyuma hari abantu bari muri Zambia, hari n'abari muri Mozambique, abo nabo ndabashuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Hari n'abari muri Kenya nabo nabashuje, reka ngaruke hino aha ngaha. Hanyuma reka twambuke tugere mu Burayi, dushuje abantu bari ku mugabane w'Uburayi bose batwumva. Dushuje abantu bari ku mugabane w'Amerika batwumva. Dushuje n'abantu bari muri Canada batwumva. Dushuje n'abantu bari ku mugabane wa Aziya batwumva. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha, kandi ni ukuri mwese tugize gutya, turabishimiye, turabakunda, kandi Imana yo ibakunda kubarusha. Rero uyu mwanya tuje imbere yanyu tuzanye message ikurikira, tuzanye message ebyiri. Nzanye message ku bantu bitwa abahanuzi. Nabo nzanyeho message, icyo ni igice cya mbere. Nzanye n'indi message ivuga ku bantu bitwa abarundi bari kumwe na Dawidi. Ngabantu nzaniye message muri kano kanya, ngabantu nzaniye message uyu munsi ku itariki 9, abo nibo nzaniye message. Hanyuma iyo mvuze abahanuzi, ndavuga abahanuzi cyane cyane ndibanda mu gihugu cyacu, nibo ndi kwibandaho cyane, kuko Imana yambwiye ngo mwataye inshingano zanyu, mwavuye mu mwanya mwari murimo, mujya mu mwanya utari uwanyu. Mbese ngo Imana ntabwo kibasha kubatandukanya n'abandi bantu, ntabwo kibasha kubatandukanya n'abandi bantu, kuko uyu munsi wa none ngo namwe musigaye musinda, uyu munsi wa none ngo muri mu busambanyi. Icyo ni ikirego Imana irimo ibarega, irimo irabashinza ubusambanyi, irabarega ubujura, irabarega n'ubusinzi. Ibyo birego Imana irimo irabibarega. Hanyuma irambwira ngo nimusigeho kandi murekere aho ngaho. Hanyuma niba mutarekeye aho ngaho, ngo ije kunyura muri mwe, ije kunyura mu mafamiye yanyu, ije kunyura mu miryango yanyu, ije kuhanyura, kandi nihagera irikorera ikiyizanye,
irambwira ngo ndetse no gukora ikizanye, ngo nimutitonda no gupfa murapfa, kubera ko mwakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Amen. Amen. Irambwira ngo ije kugira gute? Kunyura mu mago yanyu. Waba uri umusore ije kukunyuraho, waba uri umugabo wubatse ije kunyura mu ngo zanyu. Ariko irambwira ngo nimutisubiraho no gupfa muragira gute murapfa. Ndabisubiramo, mbisubiyemo inshuro ya kabiri, reka mbisubiremo ubwa gatatu mu byumve. Ndabizi ntimuri bubyumve ntiburi murabyemera. Hanyuma irambwira ngo mwigize abasinzi, mwigize abasambanyi, mwigize abambuzi. Irambwira ngo mbabwire ngo ije kunyura mu ngo zanyu. Hanyuma niba uri umusore iranyura mu rugo, iranyura kuri wowe, niba uri umukobwa iranyura kuri wowe. Imana yo mu ijuru irambwira ngo nimugarukire aho ngaho, niba mutagarutse iraje. Irambwira ngo abantu barimo bararira kandi baravuze induru ku bwanyu. Irambwira ngo mwarayibeshye ngo iravuze itavuze. Irambwira ngo mwishyize hejuru, murenga aho yari yarabashyize, murazamuka mujya hejuru, ngo murashaka no kuyirenga, niyo mpamvu itari buceceka. Irambaza ngo mubaze ubwo muri kujya hehe. Irongera irambwira ngo mbaze abahanuzi babona ibintu ntibabisengere, ngo ubundi ubwo ngubwo ngo muri intumwa nyabaki. Niba mwaragize amahirwe yo kumenyeshwa, hanyuma ibyo mumenyeshejwe ntimubisengere, muri intumwa nyabaki. Imana irambwira mbwire n'abandi babona ibintu ntibabivuga. Irambwira ngo igihugu umurinzi ngo niharamuka hashyizweho umurinzi wo kuburira igihugu, ngo akiburire ibigiye kubaho, ngo hanyuma ngo igihugu cyaterwa ngo ntawure bari mu icyo gihugu ngo bahunge, ngo abo bantu bagapfa ngo bazabazwa amaraso yabo. Uwo muntu niba uzabazwa amaraso yabo. Ngo ariko kandi nanone ngo naburire igihugu ngo abantu bakanga guhunga bagapfa, ngo amaraso yabo bazayabazwa kwabo, ngo nibo bazayibarizwa. Ariko irambwira ngo mwebwe ngo ntago muri kuvuga, muri kuburira abantu. Imana irambwira ngo amaraso y'abantu mutari kuburira ngo ari ku gahanga kanyu. Ariko irambwira ngo nutanabikora ngo izategeka n'amabuye abivuge, kandi izahamagara n'abandi babivuge, ngo ariko wisigare ikubaraho urubanza. Imana y'amajuru irambwira ngo mbwire nanone abahanuzi, mwumve icyanyuma ngiye kubabwira. Irambwira ngo mwishyize hejuru, ngo ihamagaye abandi, kubera ko mwavuye mu mwanya wayo, mwavuye mu mwanya yabashyizemo, ngo ihamagaye abandi kandi mutazi, ngo baje kuvuga ibyo mwebwe mutavuze, baje kunihira ubwoko bwayo. Imana yabashyizeho kugira ngo munihire ubwoko bwayo, ngo ntago muri wikwinira, ngo ahubwo muri guca igikuba. Nkaho mwasenze ibyo bintu bivuyeho, ubwo mukavuga ngo nibibe Mana, ngo nibibe Mana, ngo si icyo yabatumye. Ntabwo ari icyo yabatumye. Ntabwo ari icyo yabatumye. Ngo umukobwa cyangwa umugore arakwandikira ngo umusengere, nkaho wakamusengeye ugatangira kumubwira ibindi. Mu kanya gato ukamushoye mu busambanyi. Irambwira ngo nawe iraje kugereho. Ngo hari benshi yagiye ihana, ikabahana kubera ko bakoze icyaha cy'ubusambanyi. Ngo ariko ngo ntabwo babonye ko yabahanye, ngo ahubwo baragomeje babyivurugutamo. Ngo iraje bagarukeho. Hari benshi yagiye ihana kubera ko basinze, ngo ntibabona ko yabahanye, ngo ariko iraje bagarukeho. Bamwe mugiye gufungwa, abandi mugiye kuba ibicamuke, abandi mugiye kwitwa amazina ku misozi. Ibintu mvuze nizere ko mubyumvise mwabahanuzi. Ibintu mvuze nizere ko mubyumvise. Yongera kumbwira ngo mbwire abantu mwahanuye intambara ngo mwabitumwe nande. Ninde wabibatumye? Nta marangamutima yanyu, hari undi wabibatumye utari Imana. Ninde wabibatumye? Ibyo bintu mwabibwiwe nande?
yaba ari Imana yibabwiye ngo muba mwarasenze, ngo ariko kuko atari yababwiye niyo mpamvu mutigeze musenga. Reka twikomeze twigire mu gice cya kabiri cy'ubutumwa bwacu, hanyuma twinjire no mu ijambo ry'Imana. Ndebera Yosuwa 3:1-8. Dusomere ayo magambo. Yosuwa 1 nako Yosuwa 3 igice ni cya 3, ni Yosuwa igice cya 3 uhereye ku murongo wa mbere ugeze ku 8. Udusomere mu izina rya Yesu. Yosuwa 3 uhereye ku murongo wa mbere ugeze ku 8. Ubutumwa burakureba, burareba umurundi aho ari hose, ari uri mu gihugu imbere, ariko cyane cyane bareba abarundi bari hanze y'igihugu. Nimwe bureba. Yosuwa ibice 3 umurongo wa 8. Haravuga ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano. Amen. Ngo ariko ubwire abatambyi bahetse isanduku y'isezerano. Abantu mwese batambyi muri kumwe n'umugabo witwa Dawidi, bantu batambyi mwese muri kumwe nawe, abo yatoye n'ab'Imana yatoye, nimwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Uti nimugera ku nkombe ya Yorodani, ngo nimugera ku nkombe ya Yorodani, arirwo rugabano rw'igihugu cyanyu, mumanuke muhagararemo. mumanuke muhagarare mu ngabano z'igihugu cyanyu. Ku 9 Yosuwa abwira Abisirayeli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Hanyuma Yosuwa abwira Abayisiraheli ati nimunyegere mwumve amagambo y'Uwiteka Imana yanyu. Yosuwa aherako aravuga ati iki ni cyo kizaba menyesha yuko Imana ihoraho iri muri mwe. Yosuwa aravuga ati iki ngiki ni cyo kizamenyesha ko Uwiteka Imana ihoraho iri muri mwebwe, kandi yuko itazabura kubaneshereza Abanyakanani n'Abaheti n'Abahivi n'Abaferizi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. kandi iki ngiki ni cyo kizabera ikimenyetso cy'uko Uwiteka azabarwanira akabaneshereza abanzi banyu bose. Nimwitegereze isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose. Hanyuma nimwitegereze iyo sanduku y'isezerano yo hagati muri mwebwe, iyo sanduku ni isezerano ry'Uwimana yabahaye, kandi iri mu isi hose. Irabanziriza muri Yorodani. Hanyuma iyi sanduku igiye kubanza imbere yanyu. Nuko nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abisiraheli. Nuko rero nimurobanure abagabo 12 mu miryango y'Abayisiraheli. Mu muryango wose havemo umuntu umwe. Hanyuma mu muryango wanyu mwebwe mwese ntihavemo umuntu umwe ahagararire uwo muryango. Ibirenge by'abatambyi bahetse isanduka y'Uwiteka nyir'isi yose. Hanyuma ibirenge by'abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka nyir'isi yose nibigera mu mazi ya Yorodani. Hanyuma ibyo birenge nimara gukandagira mu mazi ya Yorodani, amazi yo muri Yorodani ari kwigabanyemo kabiri. Hanyuma nimara gukandagira muri urwo rugabano, ingabo n'ibitero biri imbere byose birahita bicikamo kabiri. Ayo haruguru arahikubira ikirundo. Abari haruguru yanyu barahita bahagararira aho ngaho, ntibongera kubegera, n'abari hepfo yanyu barahita biruka bagende. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nikomeze ibishimire. Kandi Imana irambwira ngo niyo yaguhagurukije, niyo igutumye, n'uyu munsi wa none niyo ikivugana nawe, wumve ngo niyo igufasha ukuboko kw'iburyo. Uko yagendanye na Yosuwa akagera mu gihugu cy'i Kanani, mwumvise ibihugu byose, imisozi yose yagiye anyuramo, iyo misozi yose Uwiteka yari yamugamije, namwe niko Uwiteka abagabije imisozi yose yo muri iki gihugu. Abagabije komine zose zo muri iki gihugu, abagabije intara zose zo muri iki gihugu, abagabije imirwa yose yo muri iki gihugu. Ariko mwumve icyo Uwiteka avugana namwe. Nimuheke isanduku y'isezerano,
nimuyeke isanduku y'isezerano. Hanyuma ngira iyerekwa muri iyi minsi, mbona ntembera mu gihugu cy'i Burundi, mbona ni ukuri iki gihugu gifite ibibazo bitandukanye. Hanyuma mbaza Uwiteka, arambwira ati ndayibaza ngo ibibazo ndamwe iki gihugu byamarwaho n'iki? Hanyuma Uwiteka arambwira ngo nta wundi wamaraho ibibazo uretse Dawidi wenyine, nimikishije amavuta yanjye. None se Dawidi we, wowe uracyategereje iki? Niba Uwiteka yarakwimitse, Uwiteka akaba yaraguhaye ubutware, Uwiteka akaba yaragugabije igihugu, urategereje iki? Igihe kirageze kandi kirasohoye. Igihe ni iki ngiki, kuko Uwiteka aravuze ngo abo muri kumwe bose, buri muryango nuvemo umuntu umwe umwe ngo ahagarare, kandi uyu muntu aheke ngo abantu bagirane amasezerano namwe. Hanyuma abantu uko ari 12 Uwiteka ahamagaye, mugiye gukora amasengesho y'iminsi 2. Munyumve neza, mugiye gukora amasengesho y'iminsi 2. Hanyuma nyuma y'ibyo ngibyo Uwiteka Imana abajya imbere. Uwiteka Imana abereke icyo mugiye gukora. Uwiteka Imana niwe ugiye kubereka icyo mugiye gukora, niwe ugiye no kubereka inzira mugiye kunyura, kuko mwebwe ntimwanayimenya, mwebwe ntimwamenya n'aho munyura, ariko Uwiteka arambwira ngo aje kubayobora. Ngo ayo masengesho yo kubayobora inzira mugiye kunyura, niyo agiye kubaha icyerekezo mugiye kwerekeramo, aho mugiye guturuka n'aho mugiye guhera n'aho mugomba kugarukira. Ariko igihugu cyose ageze gute? Arakibagabije, imisozi yose arayibagabije. Hanyuma ngiye kubona mbona umurongo w'amamodoka menshi utonze umurongo usohoka mu gihugu. Hanyuma ngiye kubona mbona abakomeye benshi buriye indege baragiye, abandi bagiye batonze umurongo muri izo modoka. Imana irambwira ngo ije kunyura muri iki gihugu, nguko mwari mubyiteze ngo siko bimeze, uko abari mu gihugu mwari mubyiteze siko bimeze. Uwiteka aje kukinyuramo. Kandi ndongera nyuma y'uwo murongo usohotse ugenda, ndongera mbona undi murongo nanone ugaruka winjira mu gihugu. Irambwira ngo mbabwire ngo uko mugiye gusohoka mu gihugu niko mugiye kukigarukamo, muza kucyubaka, kuko Imana yatoye uje kubaka icyo gihugu. Hanyuma ubuhunzi bwose mu gihugu cy'u Burundi bugacika, umuntu wese akishyira akizana. Ariko ndongera mbona abandi bantu bavuye kuri gakondo zabo kera bazigarutseho basanga zigariwe n'abantu benshi. Ariko mbona havuze ikibazo, ariko dore uko gikemuwe. Ni uko ufite ni gakondo ninayigabanye n'uwayisanzemo. Hanyuma Imana irambwira ngo mubane amahoro kandi mwifurizanye amahoro. Imana irambwira ngo mbabwire ngo mwifurizanye neza aho kwifurizanya inabi. Irambwira ngo mbabwire ngo muri bene Sekarundi. Kandi irambwira ngo amaraso umuhutu ava niyo umututsi ava niyo n'umutwaro ava. Irambwira ngo nimwige kongera, nimwige kuba Abarundi batagira ivangura, nimwige kuba Abarundi batarangwa n'abahutu batarangwa n'abatutsi. Imana irambwira ngo ifite ikirego ibarega, nta muhutu ushyingira umututsi, nta mututsi ushyingira umuhutu, nta n'umutwe ushyingira mwabo ngabo bose. Ngo ninde wabavanguye? Ni Imana yabavanguye cyangwa niwe mwivanguye? Ese iyo murebye koko mubona mudasa? Mubona mutarewe mu ishusho y'Imana? Hanyuma nongera kubona Imana inyuze mu bakomeye bo muri icyo gihugu. Mbona umuyaga urahushye, umuyaga mwinshi cyane wa wundi wa serwakira. Mbona utwaye amazu yabo, mbona utwaye buri kimwe cyose, mbona utwaye n'imitungo yabo urayitwaye iri mu mabanki. Mbona unyuze mu matungo yabo, amatungo yabo aratembagara arashize. Mbona amazu yabo aratembagara arasambutse arashize. Hanyuma ndabaza ngo ibi ni ibiki Imana? Ngo aba bose ubonye ibi ngibi bibayemo bakoze ibinyuranyije n'ibyo nabahamagariye. Hanyuma nongera kubona Imana inyuze mu matorero yo muri icyo gihugu. Mbona abayobozi b'amatorero, mbona amakote barayiyambuye, mbona karuvati bazikuyemo. Ndabaza ngo ibi ni ibiki?
irambwira ngo ije kubereka abantu abo ari bo, ngo ije kubereka abayobozi b'amadini yanyu abo ari bo, ngo ije kubashyira ku karubanda kubera ko babihishemo kandi babiyoberanyijemo. Irambwira ngo ije kubashyira ku karubanda. Ngo mwaravuze ngo yanyuze mu Rwanda, ariko namwe irajije kunyura muri icyo gihugu. Uko yanyuze mu Rwanda namwe niko ije kuhanyura, uko yahanyuze namwe niko ije kuhanyura, inyure mu matorero yose. Kubera yuko nayo ngo aya matorero ngo yahindutse amaguriro, andi ahinduka amasenga y'abambuzi. Irambwira ngo ije kuhanyura. Ayandi ahinduka ironda akarere, andi ahinduka hayiwe ay'abahutu, andi ahinduka ay'abatutsi. Imana irambwira ngo ibi mwimitse ngo uyu musozi ni uw'abahutu ngo uri n'uw'abatutsi, ngo Imana ije kubikuraho. Ngo iyo misozi Imana ijya kwirema nta n'umwe wari uhari, nta n'umwe wayifashije, yayiremye nk'Imana, yishyiraho nk'Imana. Irambwira ngo mbabwire rero ngo ibyo nimubirekere aho ngaho, niba mutabirekeye aho ngaho ngo iraje ibyikorere, iraje yishyirire buri kimwe cyose ku murongo. Imana irambwira ngo mbabaze, ibyabaye mu Rwanda ntabwo mwabyumvise? Iby'amoko yakoze mu Rwanda ntabwo mwabyumvise? Iby'amoko amaze iminsi akora muri Kongo ntabwo muri kubyumva? Kuki mwebwe mukibyimitse? Irambwira ngo abazungu bazanye ibyo ngibyo iwabo mwigeze mubihumva? Irambwira ngo mbabaze, ngo abazungu bazanye ibyo bakayibashyiramo ngo abo mwigeze mubihumva? Ngo muzabarebe niyo bageze mu bihugu byanyu, usanga bose bahuje ibibazo bimwe, bagendera mu mujyi umwe. Ngo ariko mwebwe niyo mugiye mu bindi bihugu ngo buri wese akora ibye, buri wese ntawe uhuza n'undi. Imana irambwira ngo igiye kubakorera ikintu gitangaje, kandi igiye kugikorera abarundi bose bari hanze. Icyo kintu ugiye kukibakorera kuko irashaka kubahuriza hamwe, hanyuma mugire ibitekerezo byanyu mutanga, kandi ibagire n'inama. Ariko igiye kubahuriza hamwe, aho mutaziranye mwese mugiye kumenyana. Kandi irambwira ngo nije kubikora kandi ije kubahuza. Reka twigerere ku musozo, reka twigerere ku musozo. Tugeze ku musozo, tukwibutsa ni ukuri wowe udukurikiye, Imana iguha umugisha. Rero kandi tunagusaba ukurikiye iki kiganiro urinde gisoza, hanyuma ugisharinga na mugenzi wawe, kandi like na comment nabyo turabikeneye, na subscribe yawe nayo turayikeneye. Nubikore kandi nukuri abo dufashije kwamaza umurimo w'Imana no kuvuga ubutumwa. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, uri mwiza, ubera hose icyarimwe. Uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uri Imana ikora buri kimwe cyose, hanyuma nubikorere kwiyubahisha, hanyuma nubaye natwe turengere. Nurengera Abanyarwanda, nurengera Abarundi, nurengera Abakongomani, nurengera abatuye isi yose. Kandi ibyo wasezeranye natwe nubisohoze mu izina rya Yesu. Hanyuma nuturwanire uko bwije nuko bukeye. Ibiduhiga nubihige, ibiturwanya nubirwanye, n'ubidutera nabyo nubitere, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Urakoze mukozi w'Imana. Imana iguhe umugisha, kandi Imana igihora ikurinda kandi kuzurize aho ukuye, n'umugisha w'Imana igukomaho mu izina rya Yesu Kristo. Rwose reka nkwibarize, ariko kuki wenda nagira amatsiko, kuki ugira ubuhanuzi cyangwa ubutumwa bw'Abarundi cyane? Hari impamvu buri, ariko sinabwo bwonyine. Mu kiganiro duherukana ngo twabwiye Abakongomani, tubwira n'isi yose. Ariko uyu munsi tugarutse ku Barundi. Muri East Africa ubona ko ariho mbese Imana ikuvugishirizamo kugira ngo ubigishe. Hari impamvu Imana kiriya gihugu mu iyi minsi ikibanzeho, kubera ko ari byije gutunganya. Rero niyo mpamvu yahisemo kubikoresha twebwe, natwe tubona byaje gutyo, nta ruhare tuba twabigizemo. Rero uko bije niko tubitangaza, kuko ijambo rirambwira ngo natangiye tuvuga amagambo akomeye, tuvuga ngo umurinzi ngo nashyirwaho kugira ngo aburire igihugu, ngo hanyuma ngo cyaterwa ntakiburire.
amaraso y'abenegihugu nibaramuka bapfuye ngo azabazwa we. Twe rero ntabwo tuzabazwa amaraso yanyu, niyo mpamvu tubaburira. ati habwirwa bene yo abwirwa benshi akumva bene yo. Imana niguha umugisha rero Barundi mwese, abatwumva namwe Abanyarwanda muri South Africa, Uganda, muri Congo, hose muri Tanzania. Twavuga ngo reka mukurikire iki kiganiro kugira ngo noneho Imana izagira icyo ikora, kuko Imana ibafite umugambi kandi irabakunda. Nukuri uw'Imana ikunda iramucyaha. Ngaho mumve iki kiganiro mu gihere aho cyatangiriye mukirangize, kuko Imana ni mwebwe ishaka. Turabashimira rero mwebwe mwadukurikiye, mukande subscribe ku Murimo TV no ku Ishimwe ry'Imana TV. Aho niho tubashyira ibiganiro byiza kandi byubaka, bikura abantu mu mwijima, kuko nibyo bikwiriye muri iki gihe. Imana niba umugisha rero. Ngaho ibiganiro nakagaruka, tuzongera ubutaha. Ciao ciao, Imana ibaha umugisha.